ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Nkomeje kubashimira cyane uburyo mutahwemye kuntera inkunga, kunyereka ko turi kumwe, inkunga z'ibitekerezo, inkunga mu makomanteri, abaca mu gikari bakanyandikira, abo bose banyeretse ko turi kumwe, ndabashimiye. Kandi n'abagiye bakomeza gukurikira ubuhamya bakagenda babwumva, n'ab'Imana ibaha umugisha. N'ubundi ni Mukankusi Jeanne, mugiye gukomezanya, nkomeza kubabwira ku mirimo ikomeye Imana igenda ikora. Reka dusenge. Imana Data wa twese, Imana idukunda kandi Imana itwitayeho, ndagushimiye cyane kuko uri Imana y'inyamaboko, uri Imana yuzuye kugira neza kwinshi, ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe. Nejejwe nuko uri Imana yuzuye imbabazi, kandi ko natwe watugiriye icyizere, Mwami ukatugabira umurimo mwiza wo kugukorera. Uyu murimo rero reka Imana n'Umwana n'Umwuka Wera mukomeze kudutera inkunga ku bwawo, mukomeze kudushyigikira, aba ari wowe wenyine gusa Mwami utwereka uko dukwiriye kwitwara ku bwawo, kandi ujye uturinda kongera no kugabanya Mana ku byo wakoze. Urakoze rero, ngaho reka uherekereshe imbaraga z'Umwuka Wera, aho buzagera hose buzabashe kugira ububasha mu mitima y'abazabasha kubwumva. Urakoze cyane kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana. Turasoma hano mu gitabo cy'ibyahishuwe, igice cyaho cya 3. Ibyahishuwe igice cya 3. Reka dusome duhereye ku murongo wa 7 w'iki gice cya 3. Haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Imana idufashe n'ayo magambo tugiye kuganaho akanya gatoya. Umukozi w'Imana Yohana, ubwo yari mu kirwa cya Patimo, yagize amayerekwa cyangwa se ahabwa ubutumwa bw'amatorero 7. Iri rya Filadelifiya naryo ni rimwe mu byo yatumweho, ariko aritumwaho yatumwe ibintu byiza. Mbese irababwira ngo irabizi yuko bafite intege nke cyangwa se ari abanyambaraga nke, ariko bakaba bafite akantu k'ihariko kajya kanezeza Imana, ngo yuko bitondera ijambo ryayo. Kwitondera ijambo ry'Imana ntabwo dushobora kubyumva kimwe. Twese tujya mu nzu y'Imana tugatega amatwi, ijambo rikigishwa, hakaba abaryumva bakaribika mu mutima bakaritahana, umuntu agakomeza akaryuza. Hakaba n'undi ushobora gusohoka akarisigaho, ku buryo mushobora guhurira hanze avuye mu iteraniro, wamubaza ute se byagenze bitavuga ati twagize ibihe byiza cyane. Wamubaza ute se ni iki cyagufashije, byagenze bite, agashaka n'umurongo umwe niyo basomye akawubura, kubera ko hari ababa bameze batyo, bicaye mu nzu y'Imana ariko barangaye. Hakaba rero n'abandi baba bicaye mu nzu y'Imana ariko azi icyamujyanye. Kwitondera ijambo ry'Imana ni kimwe mu bintu byatumye iri torero rya Filadelifiya
Imana iribwira ko irishyize imbere, urugi rukinguye, kandi irababwira ngo nta muntu ubaho ushobora kurukinga, kubera ko bagaragaye ugaweho nuko wenda ari abanyantege cyangwa se ari abanyambaraga nke, ariko bitondeye ijambo ry'Imana. Kwitondera ijambo ry'Imana numvaga nabyiyifuriza cyangwa se nkabyifuriza buri wese uri kumva aya magambo, kuba wagerageza kwitondera ijambo ry'Imana, waryumva ukaribika mu mutima kandi ukagerageza gukora ibyaryo. Burya iyo umuntu yumva ijambo ukagenda ugakora ibyaryo, ushaka kuba mu rusengero bakwigishije kwihangana, wagera mu rugo ugasanga habaye skandari, ikintu kidasanzwe, kwihangana bigahita bikunanira ako kanya. Niba ari intambara ukayishoza, ibyo ukora bidasanzwe ukabikora, kandi wari uvuye mu rusengero wigishijwe kwihangana kandi wafashijwe pe. Ariko kubera ko uhuye n'ikintu kidasanzwe, kwihangana kukabura. Kandi burya kwihangana ni ibihe byose, ntabwo ari igihe kimwe ngo ikindi gihe umuntu avuge ngo uyu munsi bwo hari impamvu idasanzwe ituma ntashobora kwihangana. Mbese ijambo ry'Imana, Imana ishaka ko turyitaho kandi tugakora ibyaryo, nubwo waba uri umunyantege nke karijana, ariko Imana yakwitegereza ikabona urimo uragerageza gushyira mu bikorwa iby'ijambo. Ibyo bintu Imana irabikubahira cyane, irabikubahira, Imana irabikubahira. Burya hari ibintu bita gutera waraza, umuntu akaba azi kwigisha ijambo ry'Imana, ukaba uzi no kurivuga no kurisobanura neza. Nibuka igihe kimwe umuntu yatwigisha ijambo ryo kwikorera umusaraba, araritwigisha twese turatsindwa. Tumaze gutsindwa aravuga ati mupfukame mbasengere. Twarapfukamye, arahaguruka atangiye gusenga, umuhanuzi ajya mu mwuka aramusimbukira, aramubwira ati biriya byose wigishije ni wowe byananiye, kwikorera umusaraba ntabyo ushoboye. Aba ari we Imana ihindukirana. Urumva kuba twamenya kuvuga amagambo neza ntaho bihuriye no kwitondera iby'ijambo ry'Imana. Kwitondera ijambo ry'Imana ni ikintu Imana idushakaho, mbese mu mibereho yacu ya buri munsi, ukagenda witwararika iby'ijambo ry'Imana rikubwira. Niba ijambo ry'Imana rikubwira ko ukwiriye kwicisha bugufi ukabigerageza, ntuvuge ngo ngewe ndumva maze kugera kuri level runaka, kwicisha bugufi ntabwo bikindeba. Niba ijambo ry'Imana rikwigisha mbese ko kurwana intambara nziza, hakaba aho ugera ukavuga uti ziriya zo ntabwo nazikubitwa, ziriya ntambara ntazo narwana. Ariko kwitondera ijambo ry'Imana, murabona ko Filadelifiya nta kindi Imana yabashimye, yaravuze ngo rwose nubwo mugaragara ko muri abanyambaraga nke cyangwa muri abanyantege nke, ariko icyo mushimirwa ni uko mwitondera ijambo ryanjye kandi ntimwigere mwihakana izina ryanjye. Irangije irababwira iti dore rero mbashyize imbere urugi rufunguye, kandi nta muntu ubaho n'umwe ushobora kurufunga. Bene data, Imana ifite ukuntu ifungura, yagufunguriye umuryango, ugize amahirwe izagufungurira uw'umugisha. Ifunguye umuryango w'umugisha, niyo hakwitambika iki, umuryango ntufungika, kubera ko wafunguwe n'Imana. Ahari wenda ntakomeje kujya kure, nashaka kubabwira ubu buhamya nabwise inzira z'Imana zirenze igihumbi. Impamvu nabwise gutyo ni uko Imana yanyeretse utuntu n'utundi. Maze kuba umupfakazi, dusigaye mu gihe wabonaga ari igihe kigoye, Imana yankoreye agashya. Yagize gutya ifunga amazi. Uri buze kwibaza ute se Imana ikora mu by'amazi gute? Niba ariyo yafunze, niba atariyo, ibyo ntimubimbaze. Icyo nzi ni uko ahantu hose habuze amazi, ariko noneho igitangaza gikomeye kimwe, amazi agasigara mu rugo iwanjye. Noneho n'abaturanyi twafatiye kuri tuyo imwe,
amazi y'iwabo arabura ariko ayanjye ntigeze abura n'umunsi wa rimwe. Uduce twa hafi y'aho ntuye ntabwo ari hafi gusa ahubwo ni hafi na kure, amazi yaragiye arabura. Abantu batangira kujya baza kuvoma bansaba amazi nkayabahera ubuntu kuko ntabwo nari nzi ko ari ikibazo kizaba pororonje, ariko uko iminsi igenda yicuma mbona ikibazo cyagize imbaraga. Ngeze aho ndavuga nti rero reka nshyireho kuvomesha kuko fagitire ntabwo nazabasha kuyishyura, nshyiraho gahunda yo kuvomesha. Gahunda ngo nyishyireho, urumva ni Imana yihagurukiye, mbese yafunguye urugi rwo gutabara urugo ngo he kubaho kudabagara, he kubaho kwiheba no kwiganyira. Kandi ntimugire ngo ni ibintu byatwaye igihe gito, byamaze igihe kinini. Amazi ari iwanjye gusa ku buryo abantu bose babyibaza bakabata ariko se kuki uru rugo rutaburamo amazi? Bati nuko ari abantu basenga. Igisubizo bakakiha. Ariko uduce duturanye natwe, navuga twebwe dutuye ku Muhima, agace ka Kiyovu, agace ka Gitega, agace ko mu mujyi rwagati no mu Muhima epfo, hirya no hino bose bazaga kuvoma iwanjye. Abantu rero bahagera kubera ubwinshi, njye rero nashyize ku giceri cya 50, numva nta kwifuza mu bantu 50 ari ayahagije. Abavomye bari bo bishyiraho ibiciro, umwe akaza akavuga ati ngiye kubera ko nihuta mu mpa y'100, ubwo akabatanze wa wundi uvomera 50. Uwaje wundi yihuta akavuga ati ngiye mfite desi jirekani imwe, mumpe amazi ya desa ariko ndihuta ngende. Ubwo umurongo wa desa nawo ukaba ugiye hariya, mbese ku buryo umurongo wa 50, umurongo w'abavomera 100, w'abavomera 200, hari n'abarengaga bakavoma kuri 300. Ariko ibyo byose Imana iragambiriye kungirira neza. Amazi yarakomeje abiwanjye, abaturanyi banjye bakambaza batese nibanga ki wakoresheje. Urumva nta kintu n'iki kimwe njyewe nari nigeze nkora cyo kwangwa ayo amazi asigare mu rugo rwanjyeyo honyine. Noneho ukibaza abantu twafatiye hamwe amazi yabo yabuze gute ku buryo baza kuvoma iwanjye. Byari ibintu bidafite ubusobanuro ku buryo ariyo mpamvu navuze ngo inzira z'Imana zirenze igihumbi. Ibyo bintu twabivanyemo amafaranga atagira ingano. Urumva abavomyi nibo bazaga bakishyiraho gahunda. Umwe akavuga ati ngiye kubera ko nje nihuta ndatanga 300 bampa ijerekani. Urumva urimo kuvomesha ntabwo yayanga, akavuga ati ngwino ubanze 300 akayakira agakubita mu mufuka. Undi nawe akavuga ati cyakora nanjye mfite desa zanjye, ubwo babandi b'150 bakaza kuvoma nyuma. Icyo gihe Imana yaduhaye amafaranga avuye mu mazi ku buryo twamaze igihe abana bashishe, abana banywa amata ku manywa na nijoro, abana barya icyo umutima wifuza. Urumva ko nakariba Imana ari yafukuye mu buryo butazwi. Bakibaza ese abashinzwe gukora amazi byabagendekeye bite? Ariko ibyo ntibyandebaga. Icyo narebaga nuko Imana irashyize imbere yanjye urugi rukinguye, irimo kumpa umugisha kugira ngo abana banjye ubuzima bukomeze, bwa bujyaha bwo kuba babaye imfubyi, nanjye bwo kuba mbaye umupfakazi, kugira ngo tutajya mu bwigunge. Imana idukorera igitangaza muri ubwo buryo. Igihe cyarageze haza kubaho ikindi gitangaza mu gihe iminsi mikuru ya Noheli yari yegereje. Nagiye kubona mbona umuntu w'umuzungu, ni umuzungu waje gucururiza mu Rwanda wo mu Bufaransa, ariko wari ufite amangazini mu Rwanda. Ngiye kubona mbona aje mu rugo iwanjye, arambwira ngo shaka umwana, urebe igikapu kinini gifatika, ukimuhe akinsangishe ku iduka. Twe rero urumva nanjye sindi bwisondeke, narebye igikapu gifatika. Umuzungu yadushyiriyemo imyenda, igikapu aragipakira
mutekereze ukuntu Imana yamuyoboye iwanjye. Ntabwo nturanye n'amaduka, ariko Imana iramuyobora, iramuzana, imwinjiza mu rugo rwanjye, kuko ibona ko imfubyi zigomba gususuruka kuri Noheli, ku minsi mikuru nazo zikagubwa neza. Imyenda yaduhaye icyo gihe, kubera ko yari imyenda ikomeye, mbese y'ibiciro, na bugingo n'ubu imwe yayo turacyayifite. Icyo kintu cyambereye igitangaza, nacyo cyajegeje umutima wanjye. Ndibaza, umuzungu nta nubwo ari umwirabura, mwene wacu wadutekereje, umuzungu yadutekereje ate? Ngira Imana nari narize mu rurimi rw'igifaransa, araza ibyo ambwiye nkumva ndimo ndabyumva, turasubizanya. Arangije ambwira ati rero zana umwana tugende. Ngo kuko Imana yadukoreye igitangaza mu gihe cy'iminsi mikuru, mu gihe abana bafite ababyeyi babambitse, babakoreye byiza byose bishoboka. Natwe Imana Data wa twese, uhereye kuri njyewe nka mama w'abana n'abana ubwabo, twese Imana yaratunejeje, iratunezeza, iratwambika, mbese ku buryo natwe twari tukavuga tuti uzi ko Imana ari Data wa twese koko. Icyo gihe nacyo cyaratunejeje. Mu gihe twasengaga dufite gurupe, harimo abantu batatu, umwe w'umudamu, n'undi w'umusore, n'undi w'umugabo. Bari baragiye bambwe bati twarose Imana yatubwiye ko ari we mama, uri mama wacu. Urumva ntabwo umuntu yaza gusaba ko umubera umubyeyi, nuje kugusaba ko umubera umubyeyi wa batisimu, kera tugisengera aho babyara mu batisimu, waramwemereraga. None umuntu arakubwira ati njyewe narose, ndota Imana imbwira kuri mama. Uwo muntu se nari kumusubiza inyuma? Mugira ngo se Imana yari yampitiyemo nabi, ko ahubwo yari yarebye irimo guteganya akazaza kari imbere? Yaragendebera umugabo w'umutekinisiye, w'umuhatari uzi gukora ibintu, mbese winjiza ifaranga rifatika. Uwo mudamu nawe akaba ni umucuruzi kabuhariwe, uzi gucuruza, uzi kurishaka. Uwo muhungu nawe akaba ni umuhungu wagiye yiga tubana, Imana iza kumutera iteka, amashuri arayasoza, aba diregiteri ahantu. Reka rero abo bantu maze gupfakara, bose bagiye bapiganwa gukorera umugisha mu rugo rwanjye. Ariko noneho wa musore witwa ko ari diregiteri we yiyegurira kuba iwanjye mu rugo, aguma iwanjye mu nzu, mbese ku buryo yari ashinzwe kureba ikibazo cyavutse akagikemura, ariko cyane cyane mu bana. Abana akabareba, yabona uwigunze gato akamubwira ati ngwino hano, akikora ku mufuka akamuhereza inoti ya 5. Akagira gutya muri weekend, abana akabajyana ahantu, akabagurira inkoko zingahe n'amafanta buri wese 2. Abana bakarya bakanezerwa, bakaza amabondo bayikoreye. Mbese ni ukuvuga ngo cyabaye igihe cyo kubibagiza ubupfubyi. Uwo muntu yagumye mu rugo rwanjye, arahaba, ari we wizanye gutyo. Ntabwo nigeze mubwira ngo wazaje hano, we yarandebaga nkabona mfitiye impuhwe. Noneho akambwira ati ariko ikintu cyakubayeho ubu wumva ucyumva? Nkamubwira ndacyumva, ariko wumva ko umutware wawe utazongera kumubona? Ndabyumva cyane. Akandeba ukabona mfitiye amaso y'impuhwe, ariko ukabona nta n'ikindi afite kunkorera. Nashaka gutaha ubukwe, akambwira ati reka ngutegere taxi voiture, we kugenda wikoreye amaboko. Ni ukuvuga ngo yari yaje gukemura ibibazo byo muri ibyo bihe abantu baba bakibaza ibyababayeho, bameze nk'abamanukiwe n'ijuru. Imana yamuzanye kugira ngo agende akemura bene ibyo. Abana abo yari Minerivare icyo gihe, abo warebye akavuga ati ngwino, akamujyana mu iduka, akamwambika imyenda myiza y'akataraboneka, akamugura, akamuzana amwambitse. Ibyo byose uwo musore yarabikoze mu rugo iwanjye. Ariko wa mumama na wa mupapa, najya kubona nkabona umupapa araguza inyama, arazizanya azishyizaho. Najya kubona nkabona aguza amafi, arayazanya ateretsaho. Umudamu nawe akagura, akazana amata,
ati inshyushyu ntikabure muri uru rugo. Mbese ni ukuvuga ngo buri wese yakoraga ikintu cyo kugira ngo yerekane ubwana, ariko muri cya gihe cyari cyabaye kibi, ku buryo ibyo bintu byakozwe igihe kirekire. Mbona ko ari ubutabazi bukomeye cyane bwavuye ku Mana. Ikindi rero ndangirijeho cya gaheza gituma nababwira ngo bene data, burya kuri ijambo ry'Imana tubwira ngo mujye mugira neza mwigendere. Ndababwiza ukuri ko ari byo, dukwiriye kugira neza kandi tukagira neza tutitaye ku bifatika by'ako kanya. Wowe uvuga uti kugira neza ni ijambo ry'Imana bidutegeka, ukabikora gusa. Igihe kimwe ndi mu rugo nagiye kubona mbona hinjiye umwana ugaragara nka mayibobo kuva ku rwara rwino kugeza ku musatsi. Ahageze arambwira ati se, ati ko numvishe hano murimo gusenga, wanyemerera nanjye ngasenga? Umwana muha karibu. Yari umwana w'umukene wavuye iwabo mu buryo bubabaje. Yari afite ababyeyi yarerwa na mukase, ngo bari bamukubise, baramukubita ari ikosa runaka ryabayeho, bategura ko bari bwongere bakamukubita ku buryo bari baciye izindi nkoni bazirunze hariya. Barangije bamwohereza gusoroma imboga, yumva ngo ijwi riramubwiye ngo tereka isorori hasi wiruke. Uwo mwana avuye iwabo nta na mverope irimo akenda kamwe ko kuzahinduranya n'iyo yambaye. Rero yinjiye iwanjye, umureba ukabona ni mayibobo ije, ariko muha ikaze, ndamubwira intege mu bandi bana kuko yaraje ku munsi wo gusenga kw'abana. Abana bamurebe bagaseka nyine kubera ukuntu barimo kumubona asa, gusa we yarambwiye ngo wabonaga baseka akagira ngo bamukunze. Ubwo rero igihe cyarageze, noneho wa mwana ambwira ukuntu yajyaga mu nsengero, izi nsengero zacu, yacengera yinjiye ageze mu rusengero bakamusohora, bakavuga ngo ni mayibobo uje kwiba ibitabo. Ntibatuma asenga rwose, agasohoka bakamwirukana, ku buryo bwambwiraga ati naje ahangaha naho ari ugupima amahirwe, ati iyo nza kubonana hano byanze, ibintu byo gusenga nari buza bivemo none niteka. Umwana rero yageze mu bandi bana akunda gusenga. Noneho nanjye mbwira abandi bana nti murebe uyu mwana dore yambaye ubusa, muterateranye buri wese afate mu twenda afite, murebe ukuntu mwamuha utwenda mu mwambike udukamambiri. Murabona ko yambaye kamambiri zidasa, umutuku n'ubururu, ariko hari ababa bafite izo batacyambara. Ni ku buryo tuzongera guhura dukorera umugisha. Niko twabigenje, umugisha wo twarawukoreye. Biza kuba ngombwa ko wa mwana aza kumbwira ko aho acumbitse bagiye kwimuka, ansaba ko namushakira ahantu ho gucumbika. Umwana icumbi nararimushakiye, icumbi araribona, aribamo, arakomeza arahaba, ariko agaruka no gusenga, agaragara rwose ko afite inzara n'inyota byo gushaka Imana no kuyubaha. Igitangaza rero nshaka kubabwira, by'ukuri yanganaga n'abanjye, ariko kubera ko yari yararushye ari muto, we yari afite ikintu cy'ubushakashatsi, gucuruza, agacuruza utuntu twa feke, udusashi, utunyobwa, amagi, utuntu dutandukanye, ndetse no kwisuma. Yabona umuntu umubwira uti ntwaza akazigo, akakikorera akagasimbukana, mbese ukabona we arahora afite uburyo arimo kugenda abona uduceri kurusha ahubwo babandi bacu. Igihe rero kigeze, Imana yagiye imuzamura, genda imuzamura. Ariyo mpamvu abantu bagiye bakunda kuvuga ngo ntihakagire umuntu usuzugura umwana, ntihakabeho gusuzugura umwana, ntihakagire umuntu usuzugura umuntu wize. Iyo aryamanye amashuri ye hari igihe bitungurana, ntihakagire umuntu usuzugura umuntu usenga Imana by'ukuri atari ibi byo kuyiryarya. Abo bantu ngo bajya batungurana. Wa mwana nawe yagiye azamuka, igihe kiza kugera Imana imugira umuntu w'umucuruzi.
imugira umuntu w'umucuruzi, imutera iteka ku buryo kugeza kuri uyu munsi ndi kubivuga ari wa muntu ucuruza yikorera ndetse wageze kuri revo yo kuba yagura imodoka ye, ari wa muntu uba mu nzu abasha kwikodeshereza ibihumbi 150. By'ukuri murumva ko ari umuntu wageze kuri nivo ishimishije. Ariko icyo nshaka kubabwira, mu gihe nari mfakaye nagiye kubona nkabona ateruye umufuka w'umuceri araje awuteretse iwanjye. Najya kubona nkabona aragiye aguze inyama araje aziteretse iwanjye. Nkabona igihe kirageze araje amfumbatije amafaranga akavuga ati ahari haba hari utubazo two gukemura, akira udukemure. Umwana ibyo bintu yabikoze igihe kinini ku buryo igihe cyaje kugera natwe Imana iza kugenda iduha icyerekezo cy'ubuzima, aba ari bwo ibyo bintu by'uburyo yakoraga asa n'umuntu uri kuvunika rwose bihagarara. Ariko nawe yakoresheje imbaraga ze uko ashoboye. By'ukuri mwakira ahangaha mu rugo ubona ari mayibobo, ntabwo wari uzi ko hari undi musaruro uzamuturukaho. Ariko yabanye natwe mu gihe cy'urupfu rw'umutware, umwana araduhahira, umwana akikokora amanywa ijoro, agakoresha imbaraga zose afite, ubuzima bwacu bugakomeza. Murumva inzira z'Imana zitarenga igihumbi, ntabwo nazivuga zose ngo nzirangize. Mbese iby'Imana ikora byagiye bintangaza, abo yagiye itegeka ngo baze banyambike, ibyo yagiye ikora ni byinshi. Ariko reka mpinira aha kuko inzira zayo zambanye igihumbi, ntabwo ari izo nzira igihumbi nazivuga ubu ngubu ngo nzazisoze. Mbashiye kuvuga izo nkeya zo kugira ngo mwumve ko Imana ishaka kugushyira urugi rukinguye imbere, ubuzima bwawe ikabusunika ikabucunga, ukazajya kwisanga ukabona uriho kandi wari uzi ko ubuzima bwarangiye. Rero Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi rwose ntihakagire umuntu upfa gusuzugura undi, kuko uwo mwana yambereye icyigisho gikomeye. Yavuye iwabo nababwiye ko nta na mverope irimo akenda kamwe yazanye mu mujyi, ariko ubu ngubu ugiye kumwimura utajyanye ikamyo ntabwo wabasha kumuvana aho ari. Imana yamuteye iteka, amakositimu afite ntiwayabara, nawe yimaze umururumba aravuga ati nzabyambara. Ubundi yajya kurya akavuga ati Imana yampaye uburyo, akagenda akareba aho abazungu barira, nawe akicara akavuga ati reka ndebe icyo abakire bandushije. Ku buryo Imana izi gutera iteka. Mbese mujye mureka twubahane kandi twubaha abantu Imana yaremye bose, kuko isaha n'isaha Imana ibasha gutungura umuntu, wajya kureba ugasanga yabaye ibyo utamutekerezagaho. Murakoze cyane, bwari uburyo kugira ngo mbabwire ukuntu inzira z'Imana zirenze igihumbi. Tuzakomeza n'ibindi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza, umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza, ngo kuko wakije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?